n'intere kwa muganga uyu munsi n'ejo yarahari ibintu bivuga duhagazeho ariko barangiza ngo nakanyafu ni inkoni imwe ngo bwogoshe jirete harimo ikintu kimeze nk'agashinyaguro sosiyete duhagarariye idashobora kwakira impamvu ni izihe tugiye gusobanura reka yenda duhere akagingo ka mbere ngo se ibyo twemeranywaho bikeya nubwo hari byinshi tutemeranywaho n'abarimo ndetse n'ababunganira uyu munsi bigiye gufasha urukiko yenda igihe ruzaba rwiherereye rutazagarukaho cyane ni ibiki noneho tuvuge muri makeya ibyo tutemeranywaho n'impamvu tutabyemeranywaho mu bisobanuro byatanzwe kimwe mu byo twemeranywaho nuko Sandrine yakubiswe cyo ngicyo ni igikorwa twemeranywaho n'impande zose kandi zidashidikanywa mu buryo budashidikanywaho ikindi cya kabiri twemeranywaho The Zoom TV 24 Yes. Noneho icyo mwari mubajije muravuga ngo iyo ukubita no byateye ubumuga bw'igihe gito. Umara iminsi icyo mbere itanu utakora sicyo bivuga ko afite ubumuga bw'igihe gito. Akeneye ikiruhuko cy'iminsi 15. Ntago bisobanuye ko yagize ubumuga. No kuvuga ngo umuntu wakubiswe udashobora kugira icyo yikorera. Aha niho interpretation turimo kuvuga ikiruhuko muganga yamuhaye ntabwo aricyo kivuga ko afite ubumuga budahora incapacité cyangwa se mu Faransa baravuga ngo incapacité de travail non permanente. Nabiturekera tukazabireba cyane ko n'ubundi kibazo harakari ikibazo cya qualification harakari ikibazo cya competence nabiturekera tukazasuzumana n'ibindi kandi ko hari ugukomeretsa ugatera ubumuga hari ugukomeretsa ntatera ubumuga ariko umuntu akamara igihe ntacyo arikorera mureke tuzabisuzuma. Ngira ngo mwari mushoje nta bwoba bijyanye na Rosine byongeraho kujya mu buzima gusa n'icyo tuvuga ko muri iyi minsi umurwayi atari kwa muganga ari mu rugo ari ibyo yakoze arimo nko kujya kwishakira ibyangombwa ku murenge kandi asubira no kwa muganga ko ntarembye cyane gusa icyo ngira ngo mwakivuze hari na comment mwagitanzeho bashobora kuba atagaragara hano kuko ahisha ko bakabirije kuvuga kuko ameze tuzabisuzuma. Reka tujye ku wundi ukurikiyeho Adija. Adija ibikorwa umushinjacyaha ukorera urabyemera? Oya ntabwo byemera. Iregure Bwana Perezida w'urukiko icyaha cyo kwinjira cyaha cyo kwishyura Sandrine Kamana ntabwo yemera ko habaye ko ari ukwica ntabwo bari gukubita cyangwa bamukomereza. Ku ijoro ryo kuri 15 kugera ku 6 n'imwe musaza wanjye kujya mu gitondo tujya ku iduka rye njyewe nazanye nabo saa sita zigeze turamanuka mu rugo kujya kurya ibya saa sita mu gihe turi kurangiza gufata ifunguro nibwo bize n'inshuti ye Rosine twe tumaze kurya turasohoka tujya kwicara hanze nibwo cyiza yaba bateguriye nawe ifunguro agashyira mu nzu muri salo. Hashize umwanya nibwo Sandrine yinjiye yinjira mu gakapu karimo amacupa akomeza mu nzu yaraje gusuza akomeza mu nzu yewe tuguma hanze n'abandi ariko batuzanye hanze turimo nagiye kwinjira mu nzu maze kumva ko hari urusaku bahita bajya mu nzu
Zaina yahise ambaye gusohoka vuba vuba ko ngiye hanze nibwo byagenze munda bwira Zaina twinjiye kujya kureba turi kubako mu nzu twari turi kumva urusaku rurimo twinjiye gusanga Sandrine yicaye hanze yicaye hasi bamaze kumwogosha yicaye Zaina we yari gukata imyenda Zaina baramubaza bimeze bite ndi gutwara muri kurwana mwanamwogosha Zaina niko kudusobanurira ibyo yagiye gukora ibyo yagiye akora Zaina ukubwe kugira umujinya abara nko kudusobanura mu kaboko aravuga mureke basobanura uko byagenze Zaina bashira se muntu aratangira yadusobanurira mu gihe ari kudusobanurira aravuga ko adashaka amazi yo kunywa ndagenda asuka amazi mu ijage ndayazana ntabwo ni arayamuhereza ayo yamaze kunywa ayo yasigaje ubwo yayimennyeho arakomeza arasobanura uko byagenze ntabwo ashaka kujya kuruka ariko bitewe n'inzoga yari yanyweye na hamburger yari ikirarane binyuranamo ajya hanze kuruka iki ntabwo nk'uko bari ikirarane no kuvuga ntabwo bari baba wamwivuga mu ijoro ukongera n'izindi nawe uwimana Zainabu nk'uko amaze kubibasobanurira ndetse na izo mvugo yagiye akoresha aho yanyuze hose we ntabwo umunsi w'ubanziriza uriya bakorewe icyaha ntabwo yari yarayiwe mu rugo Zainabu nako kuri uwo munsi avuga ko atiriwe aho ngaho mu rugo yagiriwe mu kazi ariko aza kunagiye kurya aha rero nagira ngo ntangiye mvuga gutyo kugira ngo nkomoze ku cyaha kwemera ikirego reka n'ijambo ubushinjacyaha dushimiye urukiko ku mwanya duhaye kugira ngo tugire icyo tuvuga mu ncamake ibisobanuro birebire bijyanye n'imyiregurire y'abaregwa. muragaruka hano mwese abaregwa mwese mugaruke hano mbere mu by'ukuri imyiregurire y'abaregwa ndetse n'ababunganira twakurikiye dusanga harimo n'ikintu kimeze nko gushinyagura. Umuntu arakubiswe na buri wese, arogojwe, arakomerekejwe, arababajwe, yaje gutabarwa, ntatabawe kugeza igihe inzego zishinzwe umutekano na RIB bahagereye bajyanye umuntu n'intere kwa muganga. Uyu munsi n'ejo yari ahari ibintu tuvuga duhagazeho, ariko barangiza ngo ni akanyafu, ni inkoni imwe, ngo bwogoshe jirete, harimo ikintu kimeze nk'agashinyaguro sosiyete duhagarariye idashobora kwakira. Impamvu ni izihe tugiye gusobanura. Reka yenda duhere ku kagingo ka mbere ngo se ibyo twemeranywaho bikeya nubwo hari byinshi tutemeranywaho n'abaregwa ndetse n'ababunganira uyu munsi bigiye gufasha urukiko yenda igihe ruzaba rwiherereye rutazagarukaho cyane ni ibiki. Noneho tuvuge muri makeya ibyo tutemeranywaho n'impamvu tutabyemeranywaho mu bisobanuro byatanzwe. Kimwe mu byo twemeranywaho ni uko Sandrine yakubiswe. Icyo ngicyo ni igikorwa twemeranywaho n'impande zose kandi zidashidikanywa mu buryo budashidikanywaho. Ikindi cya kabiri twemeranywaho, mwihangane gatoya, hari abavuze ko ngo batemera gukubita, ahubwo ngo icyo batakoze no ko batatabaye uri mu kaga. Hari babiri bavuga gutyo. murakoze Madamu Presidente, turakigeraho. Twavugaga nibura ibikorwa bimwe na bimwe byemewe cyangwa duhuriraho. Icya mbere ni uko Sandrine yakubiswe, tukaba bihakana yenda turaza kubigeraho bigaragaze icyo tubivugaho. Icya kabiri yakorewe iki gikorwa kibi hakoreshejwe ibikoresho kandi atemeye ubwe yuko abikorerwa, ni ukogoshwa kandi ku mbaraga hakoreshejwe umukasi ndetse n'inzembe zigize utwo dukoresho twitwa jirete. Icyo ngicyo nacyo kugeza uyu munsi ntabwo aka kanya gishidikanywaho. Ikindi gikorwa cya gatatu Madamu Presidente kizabafasha yenda mu gihe muzaba mwiherereye ni uko uyu mwari wakubiswe
yarutse arukira aho yari ari. Byumvikana ko ntabwo yaje arwaye, yaje ari muzima. Kuba yarakubiswe akababazwa n'ibyo yahawe yanyweye ibyo byamuteye kuruka, icyo gikorwa bari aha ngaha nabo baracyemera baregwa ndetse n'ababunganira. Waba uri hano umuntu umukubita umuziza icyo wita ngo amakosa yagukoreye ukamucira imyenda yaje yambaye, indi ugafata sinzi ugahisha amasaha ukayamucyuza, ugambiriye kuza kumurekura ngo atahe, wamwogoshe, wakubise, wamukuyemo ibye, imyenda waciye, ugambiriye kuza kumurekura ngo aze gutaha, hanyuma ntaza kuvuga biriya bintu wamukoreye, ntabwo ari byo. Kuko bari bafite umugambi wo kumwica, wo kumwivugana bakamurangiza. Gisele yahereye amucyuza isaha ye. Ndaza kubigeraho umwanzuro uregera indishyi ni isaha ihenze, urabizi. We mwibazwa rye yahakanye ko atigeze amucira imyenda, ariko ngira ngo na Miro imbere y'urukiko hari ukundi yabivuze. Ibyo nyakubahwa perezida byo kumuciraho imyenda no kumucuza utwe byabanjirije ibikorwa umugambi wabo kugira ngo baze kumwica, hanyuma basigara n'ibye ibindi babi katagoye badashaka. Ntabwo bari bagambiriye kumukubita muri barangiza bamurekure, bamuhinduye intere, imyenda bayimuvanyeho, ibindi babimucuye, ntibishoboka. Bigeretse kuri icyo nyakubahwa perezida, video bamufashe n'amafoto bamufashe yambaye ubusa, bamukubise. Ingingo ni ingingo ya 13 ya 14 agace ka mbere y'Itegeko Nshinga ya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe. Ntawe ushobora kwica urubozo, gukorerwa ibibabaza umubiri cyangwa ngo akorerwe ibikorwa by'ubugome, ibikorwa bidakwiye umuntu cyangwa bimutesha agaciro. Ndende hejuru igera ku birenge hasi, ifite amaboko mwayibonye agera maremare, uburyo bagomba guhisha ntihagire ikintu kimenyekana. Hari jurisprudence zagiye zigarukwaho na Maître Niyondoro, yavuze nk'eshanu ariko ndavuga kuri ebyiri kuko izindi yavuze nk'umwavoka ngira ngo ufite experience gombye kwirwa bivuga azi neza igitego cye yahujwe ya semaine byageze saa sita n'igice z'ijoro atarashira imyanzuro muri system cyagombye kuvuga ibyo bintu abiburanisha ahangaha. Madame la Présidente, ari jurisprudence bavuze ngira ngo ngarukeho, bavuze igice ntibavuga uko izo manza zagenze no uburyo urukiko rw'ikirenga naho rwahereye gufata icyemezo. Yavuze gusa ku bijyanye n'ibikoresho bikoreshwa, ati ibyo bintu byitabwaho, asiga ibijyanye n'iburizwamo cyangwa se no gukoma mu nkokora umugambi wari ugambiriwe bivugwa muri izo manza zombi. Icyo urukiko rw'ikirenga rugenda rukigarukaho muri izo manza zombi, kandi ntibyatumye aba bakurikiranwaho icyaha badahanwa. Barebye haba ibikoresho, bareba ko umugambi wo kutica waburijwemo ku bushake bwo gukora icyaha cyangwa se kubatabara. Icyo kintu yagize ku bushake kandi yasomye izo manza, urukiko rw'ikirenga rwakivuzeho cyane. Hari kandi kuri Adija na mugenzi we bunganirwa na Maître Safi.
mu myanzuro yo kwiregura bagaragariza urukiko ngo ntibyagombye gutangaza urukiko impamvu aba bahuriye mu rugo iwabo. Ni abavandimwe n'undi ni muri ako kazi wabo ni iwabo bari baje kurya. Ati rero presence yabo aho hantu muri aya masaha ati ntiri impamvu yo kuba babakeka gucura umugambi wo kugira nabi Sandrine. Ahangaha ukibazo ni gute umudamu ufite urugo rwe wagombye kuba yagiye kurya iwe akaza kurira kwa Zaina mu masaha ahura neza cyangwa se abanziriza kuhagera kwa Sandrine, kandi bakahurana na ya timu yose, ndavuga bagenzi be, kubera iki iyo coincidence? Uretse n'ibyo haraho haraho Khadija na Zaina avuga ati je nurinjiye ni mu myanzuro yo kwiregura ya muze kwireba ibijyanye n'imiterere y'ikibazo bidatangira gukubita bitandukanye n'ibyo no havugiye ahangaha baringiye kuri salo twavuye bitandukanye. Umwana ubikenewe kurerwa, umwana uconka amabere ya nyina, umwana ukeneye uburere. Nkaba numva ko ariko nari nibagiwe kuko nyakubahwa madamu na perezidante bajya ku bacamanza. Iki ni ikintu cy'ingenzi nari nibagiwe kuvuga. Igihe muzamwihereye mufata ibyemezo mukorohereza Uwimana Zainabu muzite kuri Ruhinja, kuko nawe iyo umuntu arekonesa ibyaha yakoze, arekonesa ikintu kibi yakoze, burya wari umuntu wicuza. Kuba rero umwana w'uruhinja yajya kujya mu ngaruka z'umubyeyi we nabyo byaba bibabaje. Igihe muzamwiherereye muzite no kuri urwo ruhinja muhanisha mama umubyara ibihano bigufi. Ndabashimira. Mwe muravuga iki ku matelefone y'abakiriya banyu? Kuri telefone ya Uwimana Zainabu ndetse na Mutoni Khadija, nuko nk'uko hari mugenzi wanjye ugeze kubikomezaho ko ubundi iyo abantu bakurikiranyweho icyaha byafatiwe hatumizwa imiryango yabo bakabisubizwa. Ni muri urwo rwego nsaba yuko urukiko rwategeka ko Uwimana Zainabu na Mutoni Khadija amatelefone yabo yafatiriwe bayasubizwa, kubera ko nta cyaha yigeze akoreshwa. Mu byavugiwe hano mu rukiko byose nta na kimwe, nta muntu uregwa muri iki cyaha wigeze avuga ati Uwimana Zainabu cyangwa Mutoni Khadija telefone ye twayivuganiyeho ibi n'ibi. Nta byabayeho. Abasaba urukiko gutegeka ko amatelefone yabo bahita bayasubizwa, niba batarafungurwa agahabwa imiryango yabo. Ndabashimiye. Kuwa mbere tariki 16 isaa 7 hano kuri Maison de Jour. Kuwa mbere tariki 16 isaa 7 hano kuri Maison de Jour. nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.